ndamuhagira mu mutwe nkoreshe n'iri hembe ryanjye karondozi ino hembe ryanjye ureba mpite nshika ibimurimo byose yene kwa geni rabia witegereze irembe ngiri ndishyize mu mazi. Babyeyi ni mumufashe uyu mwana wanyu ni muzamura umuriro mutwike mumufashe babyeyi muzamura turabonanye ko tangiye gushya babyeyi. Uyu mwana wanyu niba yararozwe ni mu bitwereke uyu mwana wa Satani mu izina rya Yesu. Yesu we mure mutwereke umuriro mutwereke ibitangaza ni inyamaswa y'inzibyi yo mu nyanja kana akaguru k'inzibyi si ureba tegereza urebe do reba nibyo bari bamuroze ibyo Satani mama rugari bamuroze se ko ari bari kuvuga n'amenyo y'intara ya ngaya urabona mwana n'amenyo y'intara ya ngaya ibishuko byayo nkora no mu muriro ntabwo njya nshya. ayo basiki wagikizwa naho buzo umuntu ko kumunara uzabagamara umuntu zamugire akabyara ibintu simbe binyikira umvaze akazi nta kintu rero mu gitondo bamenye kugenda mu modoka byango no kugira nkuba apfuye abaremera yatewe ariko simbe mwifurije Niriwe paka jimbere niwo bavuganye na mukase jimbere banze umugisha taneza amahembe yiwe umurwayi se wawe twaba ari mu mpamagara ni mubiri araremererega paka naje mpagurutse araremereye muga muraho neza nako mujye musuza abantu aya ntabwo bari ngombwa kubasuhuza hano iyo muhageze mba nabashurije mumeze mugira muramburamo ko ntazi ikintu anguye hejuru sinzi ikintu nguyeho mbare ihembe ameze nk'umuntu nuko nanaguhamagaye amaze igihe kingana iki yarabaye ugiye gushyira nk'ibyumweru bitatu gute cyangwa bibiri amazina ye yitwa nde benshi akara bari imihembe rikashinga kwica ahubwo nawe umuntu yaciye umugongo reka ziko yagize hamwe bagure yes yaye ni amazina bamwese yonyine se nijyo nzigene nzi ko nje mu cyimba cya mushiki wiwe nuko sepa nk'ibintu bamushyizemo bigukukiyemo wabigenza ute sibijya sinyango bijya ku muntu wakoze iryo kosa bijya ku muntu ari umuntu nzira karengana byamujyaho muga oya ntabwo byakujyaho murakaza yahwereye we hamwe maguru ndebito ntakugira yatawe ubwenge noneho mugara aremereye ntabwo avuga se ntabwo avuga areka uvuga nanjye amazina cyangwa uvuga ngo araremereye haremera umuntu wapfuye kandi uyu ntabwo arapfa ndamuvura arakira rero ntabwo aremereye bigize ko wanyitabaje nka gutabara ntabyica ahubwo bikagira nese mugabo ngubu ugiye gukora iki se ugiye kureba Rwanda cy'umushinga rw'indi nkoti ko rw'indi geni kwa geni turebere Patrick ikibazo afite babyeyi niba afite ikibazo baramuroze ibyo bakoresheje bamuroga mu bitwereke babyeyi n'umwana wanyu Patrick ari hano mu Rwanda ari mu mahanga ni mu muvure babyeyi ese rivu usutseho nibwo rivu no muti wanjye nkoresha ndi gusuzuma iyo ababyeyi bemeye kumwakira no kumufasha tubibonera hano kuri uru rupapuro nabwo kandi batabyemeye nabwo murabibonera hano ababyeyi nibazamura umuriro murahita mumenya ko bemeye kubufasha ariko hari ababyeyi nibazamura umuriro rwa rupapuro rukaka menye ko yebeshaho kamera no kureho kamera tegereza ya n'amazi kandi kumwagira se aya mazi niyo ngiye gukoresha ndamuhagira mu mutwe nkoreshe n'iri hembe ryanjye karondozi ino hembe ryanjye ureba mpite nshika ibimurimo byose yene kwa geni rabia witegereze irembe ngiri ndishyize mu mazi. Babyeyi ni mumufashe uyu mwana wanyu ni muzamura umuriro mutwike mumufashe babyeyi muzamura turabonanye ko tangiye gushya
mufashe toka kwa gini gini ubwo bwo Izina rya Yesu. bemeye kumufasha yandi icumu rishingo rw'irindi nkoti ku ese rw'irindi amazi ari kujya ahangaha urupapuro rurahiye jya kwa ibi bivuze iki iki ni ikigaragara ko uyu mwana baramuroze kandi bamutamikiye ibintu mu kabari ariko atamikwa n'abantu bafite imbaraga. ese ibintu Ibintu bisa gutya ni ikikwereka ko ari ibintu bamushyiriye mu kintu yari ari kunywa mu kabari kandi reba bino itegereza urebe uko bisa. Yesuwe Rero ikigaragara cy'uyu muntu wamuroze afite imbaraga. ese cyamaye nka se turabonanye ibi bintu se ko ndabiri kubira aya mazi Aya mazi impamvu ari kubira aya niyo ngiye gukoresha imbaraga nkurura ibintu byose byari byaciye umugabo intege biri kumuhondagura kuko biri kugaragara ko bamuteje ibintu bikomeye bifite imbaraga. Harimo amahembe, harimo amagufa y'inyamaswa z'inzererezi z'ishyamba, harimo ibindi bintu bikomeye bamwoherereje ihembe riramujunjika karimo kumita mu bwonko. Urabona ko ari kubira ibyuya ahantu hose ariko ndamuvura mba nkuroga. Ihembe ryanjye nimurireba reka nze ndishyiremo hano mugerageze mumwegeze hano mukarabye amazi y'inyanja cyangwa uramukabye akamweguri yego ndabona ibintu byakomeye inyanja mwana wanjye. ibintu bitangiye kuntera ubwoba byakomeye kiro we waje ukabura kuza ngo ufashe nawe uri inyonganyonga abarira ibintu bitangiye gucana umuriro nkabona havuyemo ibindi bintu byo binkukirimo kagini babyeyi uyu mwana wanyu niba yararozwe ni mu bitwereke. Uyu mwana wa Satani mu izina rya Yesu. Yesu we umayi we mure mutwereke umuriro mutwereke ibitangaza ibintu biri kumuvamo by'amaraso ibi ngibi ni amaraso byari amahembe bamuteje yaragiye kumwonka amaraso agahita apfa. Yaragiye gupfa akava mu mubiri w'abantu banjye ariko nimuhumure ndamuvura arakira atangiye no gutera disa ko atangiye gukana atangiye kuzana nuza disa birimo biragira noneho n'amazi akabira birimo biramwonka ariko ndaje mbikurure gini kwa gini ntabwo biri kujya kunokiza ntabwo binjyamo ndetse mwogesha amaraso katumwogesha isabune ikura abazimu n'abana isabune ikura abazimu n'ibintu bimuri mu mutwe iyi ngiyi bayita shayitwanikira sibuka iyi sabune ugiye kumwogesha yitwa shayitwanikira yatangiye kubira hano shayitwanikira iyi ngiyi ni ituma byose iyi ngiyi iratuma ibintu bimurimo byose mbihita mbikurura bisoke hano mu mazi ibindi abikurure mu kanwa bize. Babyeyi uyu mwana wanyu ni mumukize inyatsi mukureho icyangiro mumukureho ibyo bamuteje byose maze babyeyi mumuhe umugisha. Babyeyi ni umwana wanyu ni mumuvure babyeyi. tangiye kuba umuzima bwiza mahembe ahigurwa yandi icumu rishingo rw'irindi inkota ikurwa iyindi bisoke mwana wanjye ari afunga umwana wari gezayo nzamure hano ndishika ugatangiye kuvuga toka Satani gini kwa gini amahembe ahigurwa yandi icumu rishingo rw'irindi inkota ikurwa iyindi jya abazimu bafite imbaraga ndabarahiye. Ibi bintu bamuteje bifite imbaraga mbaroga jya kwajya amahembe ahigurwa yandi icumu rishingo rw'irindi. Ikikwereka ko ndi gukurura amahembe bikazima ariko biragaragara ko uyu mugabo ari ahantu yagiye gusambana hasiga prudence. Dore nabyo mu byo bamufatiyemo umuntu wamuroze ni umuntu wamurogeye mu kabari ariko yaragiye no mu rugo rwiwe ahata prudence. Dore ngibi birimo biragaragara birigaragaza Yesu we n'izina rya Yesu arasamusura abazimu be bafite imbaraga mwana wanjye. Gini kwa gini amahembe ahigurwa yandi icumu rishingo rw'irindi inkota ikurwa iyindi. ibyo uri kumukuramo Yego byaba biri muri aya mazi
byajya kwajya ndetse kumwuhagiye biriya bintu mwuhagiye amaraso akamuvamo ko ari byo bise bizira amahanga. Rege ibi bintu bifite imbaraga urabona ko biracyazimya umuriro. Babyeyi umwana wanyu ni mu mukura imibi murimo byose muzamura ayo mahembe babyeyi. Ahubwo yatangiye kuba muzima. Aka ni akanyamaswa niko kamugugunaga gato ubwenge ahantu hose katuma gatavuga. Ibi nibyo byari bimurimo do. Ifate neza mugomba barete. Amahembe y'ibirura imbaraga zikura zimeze gutya zishika ibi bintu kabakabu. Biracyaza kuko bafite imbaraga. Jya kwa amahembe ahigurwa do. Dore iyi ni inyamaswa y'inzibyi yo mu nyanja, aka ni akaguru k'inzibyi. Si ureba? Tegereza urebe do. Reba. Ibyo bari bamuroze ibyo. Satani. Mama rugari bamuroze se ko ari kuvuga. Yes. Namenyo y'intara yangaya. Ubona mana namenyo y'intara yangaya. Ibishiko bya. Nkora no mu muriro ntabwo njya nshya. Ureba neza itegereze. Subire base mwana wanjye. Gini kwa geni. Ese ibi bitayimona ukoresha n'ubwo. Sini imbaraga nahawe na basogokuru na basogokuruza. Mwana wanjye bimushizemo tugiye kuba umuti wo kwisiga. Ahubwo yakiza umva sha. Yakize shyira amaturo y'ababyeyi mwahangaha. Nshaka amaturo y'ababyeyi imbere y'ibintu byose. Umva sha tuza hano uri kwa muganga wa kana. Mama waruga ndashaka umwana wanjye muzane umukobwa wanjye. Uyo urumukina. Akize we. Muraho. Yewe. Komera. Borinde. Ndavuga no redero. Ubundi hano hari umwanzanye ndashaka umwana wanjye. Shoreza. Mukanago mwicamo. Tuza ni witsamura kuvuga ati Bavuga ngo iki? Nitsamu yabanze n'abarozi wamuzanya bivuge. Rekeraho. Kurumva rigiye kwitsamo. Yo ziko yagaruye agategezi. Ako umwana wanjye. Umwana wawe. Mama warugari he amo umwana wanjye. Baba kuvuga ngo mama rugari umwana wawe. Na mudamu wiwe. Yabaye muzima. Ese muza. Uba gisigaye n'iki ko ndiwe umuntu abaye muzima. Ni muza n'amaturo y'ababyeyi. Bakora afite. Ahangaha Muganga namubwiye ko twabivuganye hari make yari yansabye. Ni wowe wayazanye, ni wowe wayikozemo se cyangwa nayikopesheje umuntu nambwiye ati babyeyi mbasaba imigisha. Oya ngiye kubera ko mushiki we yari yambwiye ko apana we yambwiye ko ari muri exam kandi bikameze neza nyine urumva nawe niwe babana wenyine nahise ndeba ukuntu mbigenza nyine kwaje na ari nangaye 200 ko yari yanciye 300 mu kazi. Umuntu udafite amafaranga yose uramufasha? Nta kibazo ndamufasha, nta muntu ujya unyambura kandi namufashije. Igisigaye ngiye kumutsirika ibintu abazajya bamuroga cyangwa bamuteza ibintu bagiye kumuha nk'ubirozi mu nzoga cyangwa mu kintu cyo kunywa. Nibajya kubimuha bazajya basusumira bahinda umushyitsi bimeneke atarabyakira, bitewe n'uko tugiye kumuha imbaraga kandi zikomeye cyane. Ikindi tugiye kumutsirika ku buryo nk'ibi by'amahembe bamwoherereje n'ibindi byari bigiye kumuhitana bizajya bisubira iyo byaturutse. Kwitsamura no rusabirayo. Uranyumva neza? Itsamura abanzi n'abarozi shawa kana. Muga ndi gusoza ikiganiro cyane cyane inkuru yanjye kugira ngo nigendere. Nk'udahari Turagenda dusize n'ubwo duhari ifoto.
n'umurwayi yego cyabona abasiga muga wenda nk'umuntu utari hafi nk'uyu mufashije duhari umugize gutya nk'utari hafi ndari nko mu bihugu bya bihugu byo hanze bigenda bite yewe utari hafi ndamufasha aho yaba aherereye muri Amerika, Canada, Tanzania, Uganda, Malawi. Muganga nyine baburetse ni wa mushiki we turi kwa muganga ndaje ndakuvugisha baracyari kumuvura buretse bari kudusobanurira umuntu utari hano hafi akubona gute umufasha gute kugira nk'ibi ngibi yenda byamubaye bari mu bihugu bya kure abaye ari hanze mfite nomero yanjye iri kuri WhatsApp arampamagara nkakoresha ihembe ryanjye Karondozi akampa ifoto ye n'amazina aho aherereye nkamufasha bwabo burwayi yaba inyatsi yaba inezi yaba se ukeneye urushako yaba ukeneye ko umugarurira umugore cyangwa umugabo se we wagiye uraza nkagufasha nta kibazo kuko mfite imbaraga za basogokuru na basogokuruza. Mu ncamake turi gusoza ubundi ufasha abantu bamaze gute indwara uvura nizihe ese ibyo ukora ni ibiki nyirizina kugira ngo basobanuke? Mwana wanjye mvura indwara nyinshi zitandukanye, mvura ibisebe by'imivogo, nkavura inyatsi, nkavura inezi z'abazimu, nkavura amahembe, nkavura umwijima, nkavura umutima, nkavura abafite ibifu bimwe byananiranye byacitse bidakira, abafite ibifu byoroheje, indwara z'inzoka ndetse ni na za nyabingi. Ibyo byose ndabivura. Nk'abafite za nyabingi batabasha guterekera ngo bazicaze cyangwa baziturishe, ngewe nyabingi ndazihamagara nkaziturisha zigatuza jya kwa jya. Reka tugushimire cyane kandi Imana ikomeze kongerere gukomeza kuvura abantu kuko ni byiza cyane.